cyangwa uzakira wenyine ubwo ntabwo bwaba ari ubukire bwuzuye. Hoya si n'ubukire ngewe ntabwo mbwita ubukire. Kora ko anytime nkuko nakubwiye kuri yasije ya mbere shite niba uzisanga wasubiye mu gice cy'ingunguru nka wa mukecuru. Wa mukecuru mu gice cy'ingunguru. Niko bigenda. Ugafata umuntu umugambanyi uzi ukuntu bibabaza birabira. Ukamuha icyizere wamara kumuha icyizere cyawe cyose ukaza gusanga n'umugambanyi. Uragiye urakize sibyo? Yego. Umaze gukira ubonye amafaranga. Ubonye amafaranga. Yego. No kuvuga ko ubaye mukire. Ubonye amafaranga. Ariko iwanyu muri famiye yawe cyangwa se nako gaserikire wabonyemo amafaranga wowe uri umwe wenyine. Yego. Umugani wa mu perezida w'i Burundi ubundi ugira ngo ntabwo ukize. Ni ngombwa ngo voka. Ni ngombwa ngo voka niba uyifite munsi y'urugo ujye kuyigura ku isoko. Yego. Nuko niba voka y'u Burundi igura igiceri cya senkani iyo muri Amerika agura amadolari 100 ubwo senkani y'u Burundi ntangana n'amadolari 100. Umuntu ushaka voka z'urabe ko ameze neza mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko ari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu twizera ko meze neza. Reka twongere dusuze kandi abantu muri diaspora ni intara yacu ya gatandatu turabizi ko mudukunda kandi natwe turabakunda cyane. East Africa, Region de Grand Lac ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika tugiye tuzi nka za Mozambique, Zambia, ibihugu nka bya Kenya hose n'ahantu dufite community nini kandi y'abanyarwanda idukurikirana 5 kuri 5. Umeze ute bwana nyakubahwa Celestin Rutagungira? Meze neza bwana Theo. Yego. Nkuko bisanzwe twagarutse twaje kubaganirira. Yego. Ushuje harya abande n'abande abadukurikira bose by'umwihariko cyane nyine nakizamo aba diaspora East Africa na Region de Grand Lac. Izo ni ince zose zigenda zidukurikirana kandi dukoze cyane urebye ikiganiro niwo kibimbuye wa mugani uri musuhuza abantu bo muri Grand Lac. Grand Lac hano ni hano muri Afrika. Hari nkuko twabibasezeranyije hari ingingo nkeya tuzatubaganiriza muri Rise Again Africa. Ongera uhaguruke, ongera wiminjiremo agafu, ongera ugira ikindi kintu ukora, ongera wigaragaze nkuko wigaragaje na mbere. Warabikoze n'ubundi nta cyakubuza kongera kubikora. Yego. Uca ikintu bita agasuzuguro. Wongere igihangange, wongere bakubahe, umunyafurika wongera agire ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Yego. Ubwo rero tuba dusabwa no kubanza tukamujijura tukanamuha n'icyo kintu cyo kuba cyo kumuha courage. Muri Rise Again Africa y'uyu munsi. Yego. Turaza cyane kwibanda ku ngingo. Ku ngingo urumva Afrika iyo bayivuze bayitiranya n'ubukene. Yego. Kandi ntabwo ari byo. Turakiza ahubwo ngiye gusobanura iki kiganiro icyo ngiye gukora ngiye kwereka ko ubukire ahubwo abantu basa nk'abapresenta abasobanura ubukire atari bwo bukire ubundi bwa nyabo. Ushaka kukubwira ngo ese umukire wa mbere ku isi ngo ninde harya bavuga ko ari inde? Ubu ngubu bavuga ko ari Elon Musk. Umuherwe ufite inkomoko muri Afrika y'Epfo ariko umunyamerika. Nigize numva banamubaza ikibazo batese Elon Musk ati babibajije Trump. Batese Trump ati harya ko ubundi bajya bamushinja yuko ngo atajya imbizi n'abirabura. Gatana bakunda. Urumva kera mu matora yabanje nibwo yajyaga avuga ngo Afrika ngo ni nka shito ni nka shit ibintu nk'ibyo yajyaga avuga. Ubwo rero n'ubu ngubu ntekereza ko nubundi baba bakibyibuka ariko kubera ko aba yaratowe nka president ubu ngubu numvise ejo bundi baramuhamagaye ngo baramubaza muri conference de presse batari ko se abanyafrika bumvute
ati abanyafurika ndabakunda cyane ati ariko ni abanyafurika bameze nka Elon Musk nibo yikundira ati nibo prefera ati nibo bantu ni abazungu muri make ati ni abanyafurika no ubwo urumva rero ikiriho nta nubwo rega ubundi nta umunyafurika ntabwo yagombye kuba n'ubundi asibiriza urwo urukundo n'ubundi nta kurusabiriza ubundi iyo umuntu agukunda abagukunda yego ikiriho kandi kindi icyo impamvu twanyuze mu mateka kugira ngo tubanze tunyuremo icyo kiriya kintu kimeze nk'amateka kugira ngo umunyafurika yongere yibuke neza yuko intangiriro y'ibintu n'umuntu intangiriro y'umuntu iyo ariyo kandi ikindi ko uko tubona ibintu ubundi iyo umuntu munyuriye mu mateka umunyafurika kumva n'undi n'umuntu no homo sapiens nkuko nabandi bose ari homo sapiens ni igihangange afite ibintu yagezeho afite ibyo afite ibibazo yatambutsemo afite ingamba yatsinze nta cyamubuza kongera gutsinda iki kibazo cy'ubukene nuko ikiriho cyo kandi icyo narindi kuvuga ngo ati biba bisaba yuko tunamunyuriramo tukongera wenda niba ari umuntu ukurikica no bwa mbere niba cyangwa se niba ari umuntu wenda utaraciye no mu mashuri abantu bose ntabwo baciye mu mashuri b'abanyafurika tuba tugomba kubanza tukabanyuriramo bakamenya icyo bahangana nacyo bakizi kubera ko burya ngo ni ishyano rikomeye cyane bwana Theo guha umutima umuntu wari ukeneye ubwonko ukamuha umutima umuntu akaba akeneye ubwonko ukamuha umutima sinzi niba icyo kintu uri kucyumva ni ukuvuga ngo uba umuhaye deja ikintu adakeneye urumva umutima iyo basobanura nk'umutima baba barimo bavuga bati conscience umutima conscience emotion icyizere ibyo bintu byose ni mu mutima noneho mu bwonko rero ni mu bwenge ni ubushishozi ni ubuhanga ni ubumenyi ni ibintu nk'ibyo memoire rero iyo uhaye umuntu umutima kandi akeneye ubwonko wa mutima ikintu awukorera kiratangaje hari umuntu wajyaga ambwira ati buriya ati hari nk'ukuntu ubona nk'aba nk'izi ndangamirwa ziba ziri hariya ukabona ni umuntu neza wakuyeho hari n'abahanga bajya bavuga bati hari abantu bavukana muri bariya bantu twari turi kuvuga ati hari abavukana roho y'abatrene mbese hari umuntu uvuka hari abakobwa bavukana akantu nyine akavuka rwose yifitemo kariya kantu nuko rero iyo umufashe ukamushyira nko kavuga ati uyu nguyu ngiye kumufata mushyire mu rugo yego si umutima uwo nguwo umuhaye ni umutima ntabwo wamufashe ngo wenda ngo umenye mu bwonko bwe arapanga iki arasara urugo ararwumva agaciro karwo aragenda akaba yakwandagaza n'ibiki byose ugasanga ahubwo nawe urangiritse urarangiye bitewe n'iki wenda ntimwabanjije kureba niba uwo muntu wenda ngo umufate mubanze mufata igihe mubanze mu bwonko bwe ubanze umwapudetinga azamuke uhise umuha umutima wawe uhise umuha urukundo sibyo kandi wagomba kubanza kumuzamura naha ngaha rero muri Afurika urabona nka Afurika urabona abapanafricaniste ibintu byose babona izingiro ry'ibintu bigomba kuba here d'abord Afurika sibyo ariko nanone tugomba kubanza tukabanyuramo tukareba niba hari ahantu bafite nabo ama weakness sibyo bafite intege nke ubumenyi bukeya badasobanukiwe ibintu runaka bagomba kubanza bakasobanukirwa bamara gusobanukirwa noneho sasa abantu bakabizera sibyo noneho tugakomeza urugendo rwo gutera imbere buriya kiba ni igitangaza cyane kuba wenda waha nk'icyizere nk'umugambanyi ugafata umuntu w'umugambanyi uzi ukuntu bibabaza biriya bintu ukamuha icyizere wamara kumuha icyizere cyawe cyose ukaza gusanga n'umugambanyi yego barane ngo niyo mpamvu abantu banga nk'aba basipayi aba bantu bakora ibintu by'ubumaneko abaza ashaka icyizere cyawe cyose akanagikorera rwose ukabona kagikwiriye ukarangira unakimuhaye
yangiza akakugambanira. Watanze umutima wawe sibyo ku muntu wagombaga gukoreshaho ubwonko ubanza no kumenya uwo ari kabisa. Wamuhaye icyo atarakeneye. Yego. Nuko Afurika rero icyo nende kukubwira ntabwo ari igihugu cy'abakene, ntabwo ari umugabane w'abakene nkuko babivuga. Afurika ni nayo ubu ngubu ifite umukire wa mbere. Afurika ni igihangange. Ntabwo ngiye uko ngiye kubivuga. Yego. Ndaza ngusobanurire yuko ubundi iyo nsobanura ngiye ubukire cyangwa umukire buriya bwana Theo ntabwo umuntu azagusobanura ukuntu atunze wenda miliyari nka ziriya 300 za Elon Musk naba zitunze arwaye wenda nk'indwara nka 200 zidakira. Ari ukuntu ngo bajya bazipima ugasanga umuntu arwaye rubagimpande, arwaye za hypertension, arwaye mbese yarashize. Ariko ntabwo byambuza ko ari umukire. Icyo ndi kugusobanurira ngiye banza ucyumve wowe uwo ni wo mukire wawe wenda n'abandi bantu, ariko ngiye kugusobanurira umukire. Sibyo? Kubera ko abantu batakaje nyine, kubera ko tugendera muri context y'abari abazungu tukagira ngo icyo badusobanuriye cy'ubukire by'abantu batunze amamiliyoni kuri konte nibo bakire. Je ntabwo ariko mbibona rero. Reka nguhe umukire mu isura mbibonamo. Uraza kumva yuko na Afurika dufite abakire hubwo benshi bashobora kuba banarenza abo tujya dutekereza dufite. Yego. Ngenda kubwira yuko umukire kugira ngo uri umukire ugomba kuba ufite n'amagara mazima. Niba ufite ayo amafaranga ndayemera ni ikintu cya mbere kimwe ugomba kuba ugifite, sibyo? Ariko ugomba kuba ufite n'amagara mazima kugira ngo njewe nemere kuri umukire. Nemere kuri umukire. Ntabwo ariyo yonyine, ndaza kuguha n'izindi mpamvu. Buriya iyo ufite amagara mazima ya mafaranga yawe ufite icyizere cy'ejo hazaza. Ubu ufite abafite garanti. Yego. Noneho rero icyo ndikubwiye ko ugomba kuba uri healthy. Yego. Physical and mental. Yego. Ugomba kuba uri umuntu ufite ubuzima bwiza mu mutwe, sibyo? Yego. No mu mubiri muri rusange. Birumvikana. Yego. Kura kuzagenda usange wenda nk'imiryango ira y'abakire bagiye bafite abanyamategeko, bafite abakontabure, bafite ibiki, sibyo? Ugasanga umuntu bari ni umukire, sibyo? Afite abandi babimujerera ariko webwiwe wenda ubwo buzima ntabwo. Ariko se ngemba numva ko hari puwe ubura. Ariko se icyo nshaka kwibaza, ubuzima nyine ni ubuzima, nta n'umuntu wakwigenera ibyo agomba kurwara cyangwa atagomba kurwara. Icyo se nicyo cyabuza umuntu ko ari umukire kandi yifitiye ibiceri bye, yifitiye n'imitungo we twese tubona. Nyine wowe ibyawe nyine wowe banza wumva icyo ndi kukubwira. Kora ko ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ibiceri, ngewe nempamya ko ibiceri byonyine bitakugira umukire. Ntabwo iyo ngingo imwe yonyine ariyo ndi bukubwira, sibyo? Ngewe nzongera nkubwire yuko umukire agomba kuba ari umuntu ufite umuryango, ubanye n'abandi, sibyo? Kafite umuryango bazakubwira abantu benshi babakire, gusanga uri umukire wagiye uracomoka kuri umwe, uvuye muri famiye ikennye, uragiye urakize, sibyo? Umaze gukira ubonye amafaranga. Ubonye amafaranga. Yego. No kuvuga ko ubaye umukire. Ubonye amafaranga. Ariko iwanyu muri famiye yawe cyangwa se nako gaserikire wabonyemo amafaranga, wowe uri umwe wenyine. Ufite amafaranga ariko kuri iyo ngingo ntabwo ukize. Ufite ikibazo. Ntabwo ukize kubera ko n'itayime icyo twita umukire hari n'abantu bitwonga abakire baburambyeho. Najyaga nsomeje ubundi mu bitabo, urabizi ngunda amateka y'u Rwanda, hari abantu bitanga abanyiginya. Abanyiginya nari ndimo nsoma igisobanuro cyabo ngo niba ari kiva mu banyankore ngo bivuga ngo abantu ngo barambanye ubukungu. Nuvuga ngo kugira ngo uri umukire ntago ari kuvuga ngo byabandi bitinga ikirabuhere uyabonye ejo bundi, sibyo? Oya,
ayo mafaranga ugomba kuba uyamaranye n'igihe runaka kugira ngo wige kubana nayo mwe mumaranye igihe ari umuvandimwe ari umuntu mubana kubera ko uwo muntu ukize muri ubwo buryo ni wa muntu uzasanga atagitwazwa igitugu n'ayo mafaranga uzumva abantu bakubwira ngo abashinwa ngo batanga ngo udufaranga ngo bishyura ngo udusarere ngo udufaranga dukeya ni ukubera iki? ni uko mu mitwe yabo niba wenda bakize ejo bundi batangiye gutera imbere ejo bundi mu 1970 mu mutwe wabo haracyarimo inzara haracyarimo ubukene haracyashonje uwo muntu rero ntabwo ari umukire sibyo n'umuntu wenda niba twabyita hari abantu bajya banga ni ukoroherwa ariko ibyo ari byo byose ntabwo ngiye yaronita ari umukire ngiye mpamya ko neza mvuga ko igituma bakubwira muri Afurika turakize nuko nakubwira yuko nk'icyo kintu cy'imiryango niho usanga abantu bakibana bagifashanya ariko ugasanga wenda ushobora gusanga utwo dupuwe ari natwo dutuma abantu bakibanye ari bo two dutuma abantu ubuzima bukibaryoheye buriya bazakubwira yuko muri aba bantu b'i Burayi bano bantu bakora nk'utuzi bakagira bagashaka iby'isi bakagenda bagahihibikana bakica bakaroga bakagambana bakagira bate kugira ngo babone ibintu babone amafaranga batabarwa na ba bantu bitaga ibigoryi bitaga rezome primitifu ba bantu bagifite urukundo rurenkondisiyoneri wa hantu ukijya ugasanga ari umuntu wambwiye ejo bundi ngo umuntu ngo yamuhaye ibintu by'ubuntu ngo urumva aratunguwe cyane urabona nko hambere mu Rwanda wagendaga abantu baragendaga umuntu yagusura iwawe ukamwakira kandi ukamwakira neza ukamwakiriza ikintu gikomeye ufite ariko barageraga ugasanga bamwakirije amata bamwakirije urwagwa mu gacuma baramwakiriye mbese batanamuzi hari n'umugenzi wigenda bakamuha n'icumbiye wakiryamira ariko ubu uzasanga ibintu byose kugira ngo ucumbikire zana amafaranga kugira ngo bukugaburire zana amafaranga nsura wifite witwaje impamba urumva yego ibyo ngibyo i Burayi iyo mico myinshi baba barayikopeye muri ibyo bihugu byitwa ko ari iby'abakire ako kantu rero ngeyo mbitekereje neza niba nta muryango ufite niba ntacyo ufite ntabwo uri umukire hari ikintu ubura sibyo yego abanyafurika rero icyo kintu ndi kukubwira hari nk'ibyo ngibyo bagiye babifite niba ukize ugakiza n'umuryango wawe abantu bakomoka mu muryango wawe inshuti mbese ya serikeri kwegereye kubera ko bwanateho burya ukuntu bigenda urakuzi iyo wari uri ku gasongero warazamutse wenyine umushuti wawe mugendana umugenera cyangwa se nta kintu na kimwe umuhereza kugira ngo nawe azamuke kandi ari umwita inshuti yawe iyo utembagaye cyangwa ugashita sibyo ntabwo ubona ukuramira urabona izi ntoki zanjye ukuntu zimeze urabona uru rutoki rwitwa musumba zose niba rwarazamutse rukagera ahangaha nirutemba ruragwa ahangaha uru rutoki rwageze ahangaha rufite wenda tuvuge miliyari y'amadolari sibyo uwo rwazamuye muri umuna warwo urabona adafite nka miliyoni nka 800 z'amadolari urabona uyu nguyu adafite nka miliyoni wenda tuvuge nka 700 urabona uyu adafite 400 urabona uyu nguyu wenda adafite nk'imwe miliyoni imwe urabona urutoki ntago rwatemba ngo rubure ikintu kirufata nirutemba ruzaguha muri 800 nirutemba rugwaha hepfo nirutemba rugwaha bazakubwira yuko numvishe n'umusaza yigiza ni ijambo ryiza yavuze nararikunze yaravuze ngo iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine ushaka kwihuta ugenda wenyine ariko hari n'undi mugano ubangiye hose ngo yabyaye ngo ibintu bihure uzawumva ariko nafite uburyo yabisobanuye yarakubwiye nyine ni umugani yari matanga atubwira ati iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine yego ariko iyo ushaka kugera kure ujyana n'abandi that's right uri kumva icyo kintu abandi rero niyo community kwegereye ntabwo uzajya guhamagara umuntu wo muri shiri ngo ariwe mujyana wishaka kumva ko ibintu uzabigeraho wenyine cyangwa uzakira wenyine ubwo ntabwo gaba ari ubukire bwuzuye oya si n'ubukire ngewe ntabwo mbwita ubukire kora ko ni time nkuko nakubwiye kuri yasije ya mbere shita niba uzisanga wasubiye mu gice cy'ingunguru nka wa mukecuru mu gice cy'ingunguru niko bigenda
iyo sije rero ya community ya famiye buri yifasha abantu benshi n'abantu benshi gutera imbere nko mu Buhinde bazakubwira yuko mu Buhinde bazakubwira yuko famiye zabo kubera ko zibana hamwe zize kubana ugasanga wenda bafashe etaje nini papa mama buzukuru baki bose bari mu muryango umwe ariko niba ari abantu 20 bahari baravuga ati byanze bikunze kubaho biragoye ariko mu bantu 20 ntago hari buburemo abantu byibuze 10 bafite akazi 10 bafite akazi se ntago bagabura abantu 20 batagafite nuko babandi 10 nibashomera se ntihazaba habonetse mu babandi 10 umunani bakabonye bagatangira uwo muryango urumva wazagira ikibazo na kimwe abo bantu babaho bishimye isi irabaryohera ariko hahandi niba watangiye kuba nyamwigendaho uzabibona iburayi ahantu hari abantu z'abakapitaliste benshi bavuga ngo chaque pour soi Dieu pour tous ngo buri muntu nake ariko Imana ni ya bose buri muntu niyirwariza buri wese ni kuri rwariza urumva Imana ni ya twese mugende mujye ku maveti ariko buri muntu agumana ibyiwe yego icyo kintu gitakaza umutima abantu batakarizamo umutima muri icyo kintu nuko ubwo rero icyo nari kukubwira yego nicyo ngicyo ubwo rero icyo nari gusobanura kindi ntekereza ko mu bintu bituma umuntu avuga ati runaka arakize agomba kuba byibuze afite umuryango twabivuze ariko anatuye ahantu haturitse hatuye ahantu hazima buri umunyafurika bazakubwira turakennye ariko tubona imvura dufite ibishanga birimo amazi dufite imigezi n'inzuzi dufite imisozi dufite ahantu dufite kirimo iryoshye abenshi sibyo yego ariko bazakubwira bati muke ati uzisha Burj Khalifa ati Dubai none se niba kugira uramuntu kugira abone fresheri ari uko azana za cyacyuma harye kizana isi n'ibindi wowe ukaba fresheri deje uzifite ukeneye ntuza air condition wapi none se niba amazi wenda we ubukire bwajya guhaha amazi wowe nubundi hepfanga muri metero zingaye nubundi hari imigezi Imana yizaniye yego umugani wa mu president w'i Burundi ubundi ugira ngo ntabwo kize ni ngombwa ngo voka niba ifite munsi y'urugo ujye kuyigura ku isoko yego nuko niba voka y'u Burundi igura igiceri cya senkani iyo muri Amerika agura $100 ubwo senkani y'u Burundi ntangana n'amadolari 100 ku muntu ushaka voka z'urura bitandukanye no icyo rero tushaka kuvuga hangana nuko na environment turimo nibiririsha nawe urakize kandi urabizi ko hari ukuntu umuntu anywana n'ahantu yavukiye ku buryo rwose we wisanisha n'ubutaka bwaho utuye ku buryo nubwo wajya muri Amerika uguma ariko wumva uri umunyarwanda yego niba rero ahantu hari resuruse niba ahantu hari vivable kucyumva udakize se ubukize kandi urakize ahubwo umuntu umuhemu nuwaza ngakubwire yuko uri umukene umuntu abarimo kumvisha neza uburyo abarimo kumvisha kugomba kubukene Afurika rero ntabwo dukennye muri izo ngingo nkazingaye maze kukubwira hari nizi turi buvugeho cyangwa tuzavugaho mu biganiro bizakurikira ariko icyo wenda nasorezaho wenda ikindi cyanyuma nza gusobanura yuko burya ubuto ubuto nabwo ari impano ikomeye cyane mu mukire niba uri umukire ukaba ufite imyaka 5 undi akaba ari umukire wabigezeho wenda afite 18 urumva uwo muntu umukize kugira wa 18 arakize cyane kuko azagumye ki uriya muntu arakize cyane nuko ubwo rero tuzabidevelopa mu kiganiro kizakurikiraho ariko icyo nari ndimo mbwira abanyafurika bagenzi banjye nuko ibyo ari byo byose tugomba kwishyiramo ikintu cya optimism cyo kwiteramo akanyabugabo tukabona ibyiza yego tukiminjiramo agafu tukabona ibyiza dufite
kandi tukabibyaza umusaruro tukanabyinjoyinga kubera ko hari abandi ibyo bintu batabifite kandi baba batwumvisha uburyo ki aribo bantu bakiza. Ubwo rero ikiganiro cy'ubutaha nakagaruka tuzakomerezaho kuri iyo ngingo igice cya kabiri. Bwana Theo nicyo nari nabateguriye uyu munsi. Reka tugushimire Bwana Rutagungira. Ubwo n'ikiganiro cy'ubutaha turagitegereje kandi kizaturyohera. Murakoze cyane.